Igitondo cyiza kuri wowe twumva amasaha ya mu gitondo, igicamusi cyiza kuba twumva amasaha ya nyuma ya saa sita, umugoroba mwiza kuba twumva amasaha ya nimugoroba. Nk'ibisanzwe ngo haye kaze mu makuru agezweho, turacyari muri Kongo aho tugiye kugenda tubagezaho ibigezweho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka nkubwire ko turi buze kwibanda ku ntambara yaraye ibaye ku munsi w'ejo washize, intambara yabereye muri Rucuro. FARDC, igisirikare cya Kongo FARDC, kikaba cyagabye ikikaba cyagabye igitero ku mutwe wa M23. Hanyuma kandi imirwano yari ikomeye cyane, turaza kuyigarukaho, ndetse amakuru akaba ari kuvuga ko ishobora kuba yanatikiremo cyane abarwanyi b'umutwe wa M23. Ese byagenze bite? Nukubera iki? Gusa ariko amakuru aremeza ko impamvu nyamukuru ari ubwoba bukomeye cyane FARDC ifite, kubera ko birimo kugenda bivugwa ko M23 iri gutegura ibitero byo kuba yafata umujyi wa Goma. Ubu bwoba rero bwatumye FARDC yatangiye guhiga cyane, guhigisha uruhinda abarwanyi ba M23 nk'uko amakuru arimo kugenda abivuga. Namakuru tugiye kuza kukugezaho, ariko nanone kandi tukaza gusoreza ku nkuru ivuga ko uwitwa Major Wiringoma yavuganye na Jack Kayiko kuri telefone. Ni ikiganiro bagiranye, ibyo bavuganye rero ntuze kubicikwa. Na magambo twavuga ngo akomeye cyane, amagambo aremereye cyane, yavuzwe n'abagabo baganiraga ku kazoza cyangwa se ku ntambara igiye kuba, ndetse n'andi makuru yose tugiye kugenda tukugezaho. Kanda kuri subscribe rero niba utarayikandaho, ndetse ukane no kunzogera kugira ngo video zacu zicyagera uzajye ubona notification ikubwira ko twamaze kuba duterekaho inkuru. Muri rusange birumvikana ko nawe ushobora kuba usanzwe utwumva ariko ukaba utarakanda kuri subscribe. Nicyo gihe rero ngo ukande kuri subscribe, hanyuma natwe ibindi byose ubiturekere. Muri rusange ni iki rero amakuru arimo kuvuga sasa? Amakuru aravuga ko ahagana ku isaha y'isa 8 ziri gushira saa 9 ku munsi w'ejo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Rucuro habaye imirwano ikomeye cyane. Iyi mirwano rero akaba ari imirwano yahuje impande ebyiri. Birumvikana n'uruhande rwa leta ya Kongo cyangwa se rw'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ingabo za FARDC zifatanije na FDLR yewe na Nyatura na Mayimayi, nk'uko n'ubundi basanzwe babafasha mu kugaba ibitero ku mutwe wa M23. Ndagira ngo tugendanemo neza cyangwa se mbasobanurire ahangaha, mbahe uko ibintu byagenze, uko ibintu byari byifashe. Ni imirwano yabaye nyuma yuko FARDC cyangwa se ubutegetsi bw'Kinshasa burimo kugira ubwoba cyangwa se bafite ubwoba cyane ko M23 ishobora kuba yafata umujyi wa Goma. Amakuru amaze iminsi ari gucyaracyara, ndetse n'imo bitangaza amakuru birimo kugenda bivugwa ko M23 ifite gahunda yo gufata umujyi wa Goma. Gusa ariko bikavuga ko kara gatego M23 yari yateze FARDC, leta ya Kongo, kugira ngo baze gutangiza intambara rero bagaba ibitero ku mutwe wa M23. Bikaba rero byanabaye nk'uko byari byavugaga. Ndaza kugenda mbigarukaho mu byo Major Wiringoma yagiye avuga. Gusa wenda twinjiye muri urugamba neza rwabaye ku munsi w'ejo. N'urugamba rwatangijwe na FARDC cyangwa se n'igisirikare cya leta ya Kongo, gusa ariko ngo rukaba rushobora kuba rwatikirimo abarwanyi benshi cyane b'uyu mutwe wa M23, kubera ko mu by'ukuri bari bafite urwikangwe cyangwa se navango FARDC bari bafite ubwoba ko bishoboka cyane kuba M23 yabagabaho ibitero mu mujyi wa Goma ikawubaka. So ibi byose bikaba byanaratangiye guhwihwiswa nyuma y'iminsi 2 ishize, aho societe civile ya Nyiragongo yagiye itangaza ko yabonye abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda RDF bari ku mupaka, hafi n'umupaka wa Kongo, ngo ndetse basa naho biteguye cyane kuba bakwinjira muri Kongo gufasha umutwe wa M23, kuko byava ko uri gutegura igitero simusiga cyagombaga kubohoza uyu mujyi wa Goma cyangwa se gufata uyu mujyi wa Goma. So iyi societe civile yo muri territoire ya Nyiragongo ihana imbibi n'u Rwanda yemezaga ko rwose babonye abarwanyi b'igisirikare cy'u Rwanda RDF barimo kugenda bitegura urugamba. So ibi rero bituma muri FARDC cyangwa se mu gisirikare cya Kongo habaho nko gucangarana, ndetse n'ubwoba bwinshi cyane n'igihunga, bumva ko bishoboka cyane kuba koko umujyi urimo gupangirwa. Nabo batangira kugaba igitero cyangwa se gushakisha uburyo ki bakwataka M23 ahiri hose, bakayibuza gupanga cyangwa se kubona umwanya wo gutekereza ndetse no gupanga iki gitero cyo kugaba mu mujyi wa Goma. So birumvikana bari bafite amakuru neza ko M23 iri muri Rucuro, nk'uko amakuru aramaze igihe kitari gito agenda bihwihwiswa. Ngira ngo murabyibuka ko uwitwa
Lieutenant General Constant Ndima uyu gavana wa Kivu y'Amajyaruguru we yanatangaje ko M23 yarekuye uduce tumwe na tumwe ariko ikariza ibirindiro byayo mu duce tumwe na tumwe twahariya muri Masisi ndetse na Rucuro. Ibi byose akarajya bitangaza murabyibuka aterana amagambo na Major General Jeff Nyagahe wari uyoboye ingabo za Seraf. So ibi byose rero birumvikana ko byagenda bigaragaza ko bashobora kuba bafite amakuru yuzuye yaho umutwe wa M23 wakarije ibirindiro nkuko bagenda babitangaza. So murabyibuka rero no mu minsi ishize ni mu ntangiro z'uku kwezi byagiye bigaragara ko abarwanyi ba FDLR bishe inka z'abaturage bazihungisha bazivana muri Masisi bazijyana muri teritwari ya Rucuro, aho bavuga ko bari kuzihungisha abarwanyi b'inyeshamba za FDLR ndetse na Nyatura n'indi mitwe bazijyana muri Rucuro, aho byavugaga ko hari abarwanyi ba M23. Bityo rero ngo izi nyeshamba zitapfa kuhabasanga cyangwa se gusanga aya matungo, dore ko zayafataga buri munsi zikarya ayandi zikagemura kuri mabusheri cyangwa se ku cururizo ry'inyama hari mu mujyi wa Goma. Ibintu rero bikatuma bashaka kwimura izi nka bazijyana muri Rucuro, aho byavugaga ko hari izi nyeshamba za M23 mu rwego rwo kugisa bahungisha aya matungo, aho bumvaga ko hari umutekano hafi naho inyeshamba za M23 ziri. Aha rero byasaga naho FARDC irimo kugenda imenya neza koko aho abarwanyi uyu mutwe wa M23 bari. Ibiro bikaba byaratumye FARDC yohereza abatasi bayo igihugu cya Uganda cyangwa se ubutegetsi bw'Kinshasa bakaba bwarohereje abatasi kumenya neza aho M23 iri hara muri Rucuro, ndetse amakuru barayagira barayafata barayakabuta yemewe, ari nacyo gihe ndetse ngo banatangiye kwitegura. Murabyibuka ko batangiye gushaka intwaro ndetse yewe n'ubufasha bwose bushoboka kugira ngo bazabashe guhangana n'umutwe M23. Byavugaga ko nawo urimo kugenda ukaza ibirindiro ndetse no kugenda ukaza kurukirita abasirikare basha ndetse no gutegura urugamba nkuko byagendaga bivugwa. Gusa nyine bigasa no byacaga amarenga ko ibintu bitazoroha ku mpande zombi bitewe n'uburyo ki impande zasaga no zirimo kugenda zitegura muri rusange. Nyuma y'icyo gihe rero rwose nyuma y'ibyo byose nta kindi cyakurikiye nyuma yo kugira ubwoba mbere nyuma y'uko hari hariho urwikekwe bavuga bati uko byaba kose birashoboka koko intambara kuba igiye kuba cyangwa se M23 kuba igiye kubagabo ibitero ifatanije na RDF igisirikare cy'u Rwanda bagafata umujyi wa Goma. FARDC ngo ikaba yafashe iya mbere ibagwa gitumo muri Rucuro. Imirwaniro ikaba yaratangiye hagana ku isaha y'isa 8 ziri gushyira saa 9 zamanywa ku munsi w'ejo tariki 28 z'uku kwezi, nibwo FARDC ifatanije na M23 na FDLR Nyatura n'indi mitwe bagabye ibitero kuri umutwe wa M23. Amakuru arimo kuvuga ko rwose abarwanyi ba M23 bitewe nuko batatswe batunguwe cyane hariya muri teritwari ya Rucuro, rwose ngo abenshi birashoboka kuba ngo bahaguye cyangwa se bahatikiriye cyane, kuko ngo FDLR yari yarake nayo kuko yari gufatanya na FARDC ngo bari barake cyane bafite umujinya w'umuranduranzuzi ku buryo ku mirongo y'imbere ku rugamba rwose ngo bari imbere, bitewe nuko mu minsi ishize M23 iherutse kubakubitira muri Gorpoma ya Tongo ibarasira aho ngaho rwose, ndetse nayo ngo ikaba yarishemo abarwanyi 3 ba FDLR ndetse harimo n'umwe ukomeye muri FDLR. Kuva icyo gero M23 yakwica abasirikare ba FDLR nayo ngo yifuzaga kuba yakwihimura kuri uyu mutwe wa M23. Rero ngo yariri imbere ku mirongo y'urugamba muri urugamba rwabaye ku munsi w'ejo. Ni imirwano yabaye ikomeye cyane, imirwano yabaye FARDC itunguye iyi M23. Ibintu birakomera cyane, ibintu birakomera, abaturage barahunga abirukanse harabagiye ndetse rwose ngo bahubirana n'iryo sasu cyangwa se n'amasasu, ariko imibare ntabwo irajya hanze y'ababashe ko bahasiga ubuzima muri urugamba. Birumvikana ko aho inzovu zirwaniye ibyatsi biraharenganira, yaba imyaka ibitoki byagiye bigwa hasi bitewe n'amasasu bakoreshaga, kuko ngo bagenda bakoreshamo n'ibisasu biremereye cyane. Ariko nyine imibare iri kugenda igaragaza ko abarwanyi ba M23 bitewe nuko batunguwe cyane n'uru rugamba batari barwiteguye, babaye nk'abaziwe rutunguro rwose. Abenshi ngo bahatikiriye, abandi bariruka. Hanyuma rero mu by'ukuri FARDC nayo iravuga iti nono kera kabaye
natwe dutsinze M23. Amakuru akavuga ko rwose FARDC binashoboka cyane kuba ngo bamaze gushiruka ubwoba, bashyirutse ubwoba ngo bakaba bagiye gutangira no kwataka ibitero bikomeye cyane kuri umutwe wa M23, ndetse ngo bakawukubita inshuro bakawushwiragiza, kuko ngo abasirikare bafite morali iri hejuru ba FARDC, FDLR nuko, mayimayi nuko, nyatura nuko. Ibintu rero bisa naho byatangiye kudogerana cyane hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko FDLR ndetse na FARDC rwose abahuje umugambi ndetse bakawunoza bagatungura cyane uyu mutwe wa M23. Gusa ariko ibingibi bikabyatewe n'ubwoba bafite, mu by'ukuri bafite ubwoba bukomeye cyane, barimo gutekereza ko M23 ifatanije n'igisirikare cy'u Rwanda RDF bashobora kuba bakwinjira mu mujyi wa Goma, bakawufata ndetse umujyi ukaba wafatwa ukaba mu maboko ya M23, kubera ko societe civile hari muri Nyiragongo nayo iri kugenda ibishingira ikemeza ko yabonye abarwanyi ba M23, plutôt abarwanyi ba RDF igisirikare cy'u Rwanda bari hafi n'umupaka rwose, ngo basa no biteguye kuba bakwinjira kuri buriya butaka bwa Kongo guha umusada izi ngabo uyu mutwe wa M23. Ibiro bigashimangirwa cyane nuko M23 ngo imaze igihe kitari gito ikubita gatoki ku kandi ivuga ko Kisekedi yanze ibiganiro bagiye gushakisha uburyo cyabimwumvisha ku ngufu, aho rero ngo M23 yavuze ko ishaka kugira icya igafata umujyi wa Goma n'ibindi bice byose ikabyigarurira. Hanyuma noneho icyo ngo igomba gusaba nuko ngo izasaba yuko ibiganiro byose yifuje ko biba Kisekedi yabyanze, igasaba rero abashobora kuba bakunganira cyangwa se abashobora kuba abahuza ku mpande zombi ko babwira Kisekedi akarekura Kivu y'Amajyaruguru ikaba mu maboko ya M23, ndetse yewe n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakaba aribo bakontorora Kivu y'Amajyaruguru, ikaba nayo leta yigenga hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi rero bikaba byarateye cyane ubwoba abategetsi b'Kinshasa, ari nabwo batangiye kureba uko batangira kugaba ibitero kugira ngo barebe ko bahosha izi nyeshamba za M23 zitarabona ubufasha ngo zibe zafata umujyi wa Goma. Ibe ariko nanone kandi ibingibi bikaba biri guterwa n'ubwoba mu by'ukuri bafite, kubera amagambo atari meza bamaze iminsi bavuga, yaba Kisekedi ndetse n'umuvugizi wa guverinoma bategura ubona ko rwose kuba bagaba ibitero ku Rwanda, guverinoma ya Kongo kuba yagaba ibitero ku Rwanda kuri bo ntacyo bibabwiye, ubona ko bari no kugenda bivuga. Kandi buryo umunyarwanda aca umugani ko nyiri karimi kabi yatanze umurozi gupfa. Nyuma rero yuko bari kutangira kugenda bikeka ko nyuma y'ibyo amaze iminsi bavuga, bakavuga bati birashoboka kuba u Rwanda narwo rutaryamira amajanja, ahubwo rushaka kuba rwafasha M23 gutera bakatugaba ibitero mu rwego rwo guhagarika ibyo tumaze iminsi tuvuga. Bakaba bafite ubwoba, bakavuga bati birashoboka cyane rwose kuba tumaze igihe turugaragariza ko dushobora kurwataka narwo rwagera gutyo u Rwanda rugafasha umutwe wa M23 noneho ku buryo bweruye, kugira ngo bazimangatanye ibyo bitero tumaze igihe tuvuga kuba twabagabaho. So ngiyo rero intandaro cyangwa se amavu n'amavuko y'iyi mirwano yabaye ku munsi w'ejo. Ariko rwose turacyabashakira amakuru, turacyarimo kugenda dutohoza amakuru. So tugiye kuza kuri ya nkuru rero y'umuvugizi wa M23 ndetse na Ndjeke Kayiko bagiranye, ni Major Wiringoma yagiranye na Ndjeke Kayiko. Ariko icyo wamenya nuko rwose M23 navuga ko ibintu bitayoroheye, amakuru yo rwose arimo kugenda agaragaza ko imirwano isa nano igiye kuba iraza kuba ikomeye cyane ku rwego ruri hejuru. Reka twinjire kuri iki kiganiro cyagikozwe n'abagabo babiri birumvikana n'uwitwa Ndjeke Kayiko. Uyu mugabo rero usanzwe avugira umutwe uruhande rwa leta rw'igisirikare cya leta Kongo FARDC, ndetse n'umuvugizi wa mumbabarire, ndetse n'umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare, akaba rero ari Major Wiringoma, ngo bagiranye ikiganiro gikomeye cyane, ikiganiro ndetse ngo cyafashe n'igihe kitari gito, kuko ngo ni ikiganiro gishobora kuba cyamaze hafi amasaha 2 bavugana. Ndjeke Kayiko ndetse na Major Wiringoma niki bavuganaga? Ni ikiganiro kivuga ko Major Wiringoma yabwiraga Ndjeke Kayiko ko mu by'ukuri
igihe cyose FARDC itafasha cyangwa se nabo batagira inama Kisekedi kwemera imishyikirano bikarangira muri uku kwezi byarangiye mu gihe kitarenze iminsi 2-3 isigaye nk'uko yagenda bimubwira, Kongo igiye guhinduka umuyonga, M23 igiye kubakubita cyangwa se igiye kubarasa kugeza ubwo bazata Kongo yose bagahungira mu by'ukuri mu bihugu by'abaturanyi, bitewe n'uko ngo M23 igiye kubotsa urufa cyangwa se igiye kubarasa urufa rw'amasasu rw'umuriro. Nyamara Jack Kayiko yavugaga ko ahubwo aribo baziwe kandi FARDC yiteguye nayo ngo kubashwiragiza. Urumva ko bari basa no batangiye baterana amagambo. Gusa ariko Jack Kayiko akaba yavuze ati ibyo twatangiye kubakorera muri za Rucuro urabireba. Hanyuma M23 mu by'ukuri cyangwa se uyu muvugizi wa M23 Major Ngoma akaba yavuze ati mwabikoze koko mwatatse, atariko mwibuke ko mwatatse abatabatatse, ati kandi ibyari biri mu masezerano y'abakuru b'ibihugu bya EAC mwari mubiza ariko mwabyirengagije. Ati rero Major Ngoma akavuze ati ahangana no muduhaye impamvu nyamukuru ishobora gutuma natwe dutangira kwataka kandi ntitugire inkurikizi cyangwa se ntihabe habaho inkurikizi. Ati ahubwo ikizima nuko noneho mwatangira mukitegura, noneho mukitegura ibigiye kubabaho cyangwa se ko yuko tugiye kubazira, kubera ko ubutegetsi bw'Kinshasa cyangwa se Kisekedi nawe mu by'ukuri ngo asa no yakomeje kugenda agaragaza uko utemera imishikirano. Ibirongo M23 ikaba yari imaze igendetse ngo yarabirambiwe, ariko none ngo bikaba byahuhuwe cyane bigahuhurwa cyane n'izi ngabo za FARDC zagabye ibitero bitunguranye cyane, ndetse ngo zinaha impamvu ifatika yo gutuma umutwe M23 utangira kwataka muri rusange. Ibintu rero byakomeye, ibintu byakomeye nava ko ibintu bikomeye cyane, biremere cyane rwose, ibintu bitari buze koroha cyane hano kuri ubutaka bwa Kongo, kubera ko M23 bariye karungu baravuga bati tugiye gutangira kugaba ibitero. Ubufasha bwose burahari kuri uruhande rwa M23 kuko biravugwa ko M23 imaze iminsi ipangirwa intwaro, ndetse ubwo zagendaga zivanwa igoma zerekezwa ku mapozisiyo ya FARDC, birumvikana zari iza leta ya Kongo yoherezaga ku gisirikare cya FARDC ku mapozisiyo agiye atandukanye. Hari ngo izageze zerekeza mu mutwe M23, ndetse ngo zikaba ari nazo nyinshi, bitewe nuko ngo hari abatifuza ko iyi ntambara yahagarara kuko badashimishijwe n'ubutegetsi bw'Kinshasa, bityo ngo kugira ngo babone uko babirindura barimo kugenda basapotinga uyu mutwe M23, ndetse ngo niyi operation yabayeho ku munsi w'ejo mu by'ukuri ngo M23 ikaba ngo yari yarabimenye nubwo ngo yabimenye, ariko ntiyamenya amasaha iyi operation ibuze kuberaho yo kubataka cyangwa se ryataka ryabayeho batakwa n'uyi M23, ngo ntago bigeze amenya amasaha biri bubereho, niyo mpamvu basa nabatungwe, ariko iri ryatakwa bari barize. Mwibuke ko ikiganiro tumaze duherutse kugirana n'umurwanyi wa M23 yavuze ko niyo indege z'intambara ziturutse rwose zije kubarasaho, abakuru bayamenya indege itarahaguruka cyangwa se itaratsimbura ngo itangire kujya kwagaho ibitero, bityo rero igasanga indege igasanga biteguye, ariho hantu ujya no kumva FARDC cyangwa se indege yayobye yirasira ku birindiro bya FARDC yabitiranije abarwanyi ba leta ya Kongo cyangwa se b'igisirikare cya FARDC bakahatikirira cyane. So ibintu bikomeje kugenda bigaragara ko mu by'ukuri muri FARDC harimo ibyitso byinshi cyane by'umutwe M23, ndetse kandi by'abasirikare bakomeye utamenya impamvu runaka cyangwa se utamenya impamvu barimo kugenda bagambanira igihugu muri rusange. Gusa ariko Kisekedi Kirumba karavuze ko n'ubundi asa naho iki kibazo agiye kugikemura, yamaze no kuba akimenya, aho yagaragaje rero ko agiye gukoresha ibishoboka byose rwose akirukana abasirikare badashoboye babofisiye rwose bananiwe guhangana n'umutwe M23, akarokita abandi bashya. Ibiro bikaba ari nabyo biri no kuvuga ko binashoboka kuba ari nabyo bya motiviye cyangwa se byahaye imbaraga aba barwanyi ba FARDC mu rugamba bateyemo umutwe M23
ngo birashoboka ko ari byo byabahaye motivation kugira ngo mu by'ukuri bahashye uyu mutwe bereke Kisekedi ko bashoboye, kugira ngo hataza kubaho gutangira kubirukana bamwe muri bo bano ba ofisiye batangire babonwe nyine birumvikana ko bakomeye, hari icyo bari kugenda bafasha M23 FARDC. bityo rero mu by'ukuri ubutegetsi bw'Kinshasa bureke kuba bwatekereza kuba bwabirukana muri rusange. nguko ngayo rero imirwano yo birumvikana iraza kuko M23 irasa no yabonye impamvu none nyamukuru ibaha mu by'ukuri, cyangwa se babonye icyo gishobora kuba cyatuma none barwana, bite nuko FARDC yatangije urugamba. nkuko Wirigoma yavuze ati n'ubundi nicyo twari dutegereje ubwo yaganiraga na Ndijeke Kayiko, avuga ko n'ubundi twifuzaga ko mwatangiza urugamba none tukabona impamvu nyamukuru ituma twongera guterura intwaro. ibyo bikaba byabayeho muri make, iby'urugamba byo birasa naho byatangiye gufata indi ntera. ariyo mpamvu nkubwira nti wowe gusa upfa kuza kubana natwe, amakuru rwose uraza kugenda umenya ibiri kubera kuri tere, kuko itsinda ryacu ry'abanyamakuru, radari zacu, satellite ziracyari mu kirere ziri kugenda zifata iby'urugamba gatanu kuri kagenzi kako. nguko ngayo reka dukomereze kuri aya makuru avuga ko